umwami Yesu nk'umwungeri mukuru nawe yararebye aravuga ngo ikizagira icyo kibamarira. Ninde mwigisha se uruta Kristo? Ninde se ninde mushumba se? Ninde se mwungeri? Ninde mu mwepiskopi? Ninde bishop? Ninde uri hejuru ya Kristo? Ntawe uhari. Ariko noneho reba nawe aravuze ngo ikizagira icyo kibamarira nuko ntandukana namwe mu buryo bw'umubiri, kuko kubana n'umuntu mu buryo bw'umubiri niyo yaba ari Kristo ubwe nta kintu byari kubafasha keretse habonetse undi mufasha. Ntihazagire umuntu kwirariraho ngo wumve ko adahari, byatuma utabasha gukomeza, byatuma utabasha kwizera, byatuma ucogora, byatuma ucika intege. Niba ari gutyo ubitekereza uvuge ngo mwa nubatse nabi, njyewe nubatse nabi. Ukuntu mbyubatse siko bimeze, kuko umwuka wera ampamiriza, anyemeza, ibyanditswe byarabinyemeza ko na Kristo ubwe niyo twaba turi kumwe nta kintu byamfasha, ahubwo ibyagira icyo bimfasha rukagenda tugatandukana mu buryo bw'umubiri nkabana n'umwuka wera, kuko niwe umpa conviction, niwe umpa kwemera ukuri ku ngingo y'icyaha, nkamenya uburyo icyaha ari kibi, nkamenya uburyo ibihembo by'ibyaha ari urupfu, nkamenya uburyo icyaha cyonona ubuzima n'ubugingo by'umuntu, nkamenya uburyo icyaha gishwanyaguza, cyonona, gisenya, gikica ubumwe bw'umuntu n'Imana, nkamenya uburyo ingaruka y'icyaha irusha ibintu byose gusharira. Ibyo bikampesha kwizera Kristo. Nuwo nguwo ndimo nshaka kukubwira. Kwizera kwawe ibyo wemejwe ko yakora hatagize intervention, hatagize ikitambikamo hagati, nutabyemerera ngo bikore, ngo utere agatambwe ugende hejuru y'inyanja nka Petero, uwa mbere uri gite n'ubwa kabiri uri gite, ntabwo byazashobora gushaka gukoresha kwizera kwawe kuzura tabita. Ndi kuri Petero. Igihe cyose kwizera kwawe gutoya kutakoze ntabwo ushobora gukura. Nshuti mukundwa n'umwami wacu Yesu, tunejejwe no kongera kubana namwe ku nyubako y'agakiza. Duherukana tuvuga ibyo kwizera, twavuzeho byinshi. Tuvuga ko kwizera ari impamo y'ibitaboneka, tuvuga uburyo kwizera gutegekewe gukora, tuvuga uburyo kwizera kudafite imirimo kuba gupfuye. Twavuze byinshi tutari buze gusubiramo uyu munsi, ahubwo aho duherukanira twari twavuze ku ngingo yo kwizera, aho umwami Yesu yabajije abigishwa be avuga ngo ariko se kwizera kwanyu kuri hehe? Hari mu gihe cy'umuraba. Arongera arabaza muri Mariko ho aravuga ngo ariko ntimurizera. Muri Luka ho aravuga ngo mwabafite kwizera gukemwe. Ibyo byiciro rero uko ari bitatu, uyu munsi nibyo turi buze kuvugaho. Turimo dushaka gusoza kino gice cyacu cyo gusakara inyubako y'agakiza. Nababwiye ngo tuba tuvuzeho bikeya, ntabwo ari byose. Tuvugaho agace, tukamenyaho agace, ariko ko tumenye ni byiza ko tugasangira kugira ngo katugirire umumaro. Ni muri ubwo buryo rero tugiye kurebera hamwe ese iki kibazo umwami Yesu yareze abantu mu gihe cy'amakuba, hari ikibazo cy'uko bashobora kuba batarizera. Icyo ni ikibazo yabajije. Hari ikibazo cy'uko kwizera kwabo gushobora kuba guhari ariko bakaba batakwerekana. Hakaba hari n'ikindi kibazo nacyo gishoboka, aho umwami Yesu yababwiye ko bashaka kuba bafite kwizera ariko kukaba ari gukeya. Rero muri kino gice turi buze kuza gusorezaho, turaza kuvuga ko kwizera guhesha ubugingo. Nibyo koko, ariko siko kwizera guhesha ubugingo kuba kumeze gute, kuba gukora gute, kuba kugaragara gute, amagenzi yako n'imiterere yako ibimeze iti. Nibyo tugiye gusa nk'amavugaho gatoya muri kino gice cyacu, hanyuma dusoze kwizera dutangirane n'ikindi gice cyo gukinga inyubako yacu y'agakiza. Reka rero tutarajya kure tubanze dusengane. Turagushimiye mwami Yesu, turagushimiye murengezi mwiza udukunda. Tunejejwe nuko wongeye kuduha umwanya wo kuganira. Turakwinginze kugira ngo ube hamwe natwe, utwigishe, uduhugure, utwimenyeshe kandi uduhe ibyatugirira umumaro. Urakoze uko udukunda kandi utwitaho. Ngaho icyubahiro n'ubutware n'ishimwe no guhimbazwa n'ibi byawe mu izina rya Yesu, amen. Twongeye kuguha ikaze rero nshuti, wowe ukundwa n'umwami wacu Yesu. Ndagira ngo duhere ku magambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana igice cya 6, aho turi buvuge gato ku murongo wa 47, aho umwami Yesu yari arimo avugana
n'abayuda n'abamwumvaga bari baraho, ariko asoza avuga ngo ni ukuri ndababwira yuko uwizera ari we ufite ubugingo buhoraho. Ni ahangaha nshaka kugira ngo tuvugeho gato, nubwo Yohana hari ahandi yigeze kubivuga, na Petero hari ahandi yigeze kubivuga, avuga iby'uko umwami Imana yesheje imitima y'abanyamahanga kwizera nk'uko yabikoze ku bayuda. Yohana we aravuga ngo ndabandikiye bana bato kugira ngo mwizere, kugira ngo mumenye ko mufite ubugingo kubera ko mwizeye umwami wacu Yesu. Rero uko kwizera ni inkomoko y'ubugingo buhoraho, ari byo ndimo nshaka ko tuvugaho gatoya, tuvuga ngo mbese uko kwizera kuza kubyarira umuntu ubugingo ari uko byagenze biti. Kuko uko kwizera ndimo mbabwira biraza bikajya ku ngingo twavuzeho yitwa kwemera udashidikanya ibyiringirwa ko ari iby'ukuri koko. Niba ari amateka ukemera ko byabaye udashidikanya, niba ari ibizaba ukemera ko bitazabura kubaho. Uko kwizera niko kuduhamiriza ko ibyo tutarebesha amaso ari iby'ukuri koko. Ntabwo ngiye kubisubiramo, ahubwo ngiye kwivugira ku ngingo ivuga ngo mbese uko kwizera kugira ngo gukunde kuduhesha ubugingo kuba guteye gute, haba habaye iki kugira ngo uko kwizera kuze kuturemera ubugingo, cyangwa se ubuzima buzagera no mu buzima buhoraho, cyangwa se mu bugingo buhoraho. Uko kwizera kuba guteye gute? Dutangiye tuvuga rero ko uwizera ari we ufite ubugingo buhoraho. Hanyuma gato turimo dutangira twavuze ko ku kintu twagarukiyeho igihe abigishwa bari bari mu nyanja bari hamwe n'umwami Yesu, twari turimo twibaza ngo ibaze ko Yesu yababajije ati kwizera kwanyu kuri hehe, ababaza ko batarizera, ababaza ko kwizera kwabo ari gukeya. Yashakaga ko hari ukundi kuntu bitwara mu gihe cy'umuraba, mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'akaga muri iyi si, mu gihe cy'ingorane, mu gihe cy'ibibazo. Hari umwifato Yesu yashakaga ko bagira bawuhawe no kugaragaza uko kwizera bavuga ko bafite. Ni ukuvuga ngo kwizera tuvuga ko dufite gukwiriye kuba gukorera mu buzima bwacu kugira ngo gukunde kunaduhesha ubugingo buhoraho. Umwami Yesu muri Matayo niho yabanje arimo abagaya ko bafite kwizera gukeya. Igihe bari mu nyanja barimo bambuka bajya mu ntara y'Abagadaleni, niho bahuye n'uwo muraba mwinshi. Uwo muraba rero Yesu abarizamo kino kibazo, barimo basakuza bavuga ngo mwigisha turapfuye, mwigisha turapfuye, ntubyitayeho, mwigisha turapfuye. Ariko Yesu abamukanguriye arababwira ati habaye iki mwe abafite kwizera gukemwe? Ahandi arababwira ngo mbese ntimurizera? Uwo ni Mariko. Luka avuga ngo mbese kwizera kwanyu kuri hehe? Hari ibibazo bitatu rero bibangamira cyangwa se bishobora gutuma ibyo tuvuga ko dufite ariko kwizera bishobora kuba rimwe na rimwe bidahari, ubundi bikaba ari bikeya, ubundi bikaba bihari ariko tutabasha kubyerekana, hari imbogamizi zituma bitagaragara. Kwizera kwawe yari guke kubasha gukura, iyo nta guhari ubasha gukurirwaho inyegamo, ubasha gukorwa ku maso kugira ngo amaso yawe arebe ibitaboneka. Icya gatatu ni ukuba kwizera kwawe gukingirijwe, noneho kukaba guhari ariko kutabasha gukora. Ibyo nabyo ni imbogamizi zibasha kubangamira urwo rugendo rwawe uvuga ko ufite. Imana itugire neza. Noneho rero kuri iyi ngingo turiho ivuga ngo mbese ntimurizera, nuko ndagira ngo tugende buke buke, hanyuma turebe dusoza iki gice twibaze ngo mbese niba nsakuza mu kibazo ikiba cyabiteye ni ikihe? Mbese nuko mba ntarizera? Igisubizo cyawe gishobora kuba ushobora gusanga uko kwizera wivuga ko ufite kudahari. Ese igituma nitwara gutya mu kibazo ni uko kwizera kwanjye guhari, numva ibyavuzwe n'Imana ari iby'ukuri, ariko nyamara nubwo bihari nkumva ntibikomeye muri njye, kwizera kwanjye nkumva kuracyari guke. Igisubizo cyawe ushobora kuba ukavuga uti yego kwizera kwanjye ni gukeya, nibyo koko ndabyemera, ariko ntabwo biri ku rugero rwo kujya ahagaragara kugira ngo bibe by'ukuri koko. Igisubizo cyane none gishobora kuba igihe wumva kwizera guhari
ariko wajya kugukoresha ukumva hari impamvu zikubloka, ukumva hari urusika, hari urukuta utabasha kurenga. Ibyo byose uko ari bitatu birashoboka, ariko ndagira ngo twihute tubigendanishe n'amagambo tubona muri Yohana mu gice cya 17, igice cya 16, mumbabarire 16, umurongo wa 7. Yesu yarimo avuga ngo ariko ndababwira yuko ikizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nintagenda umufasha atazaza aho muri, ariko ningenda nzamuboherereza. Ndagira ngo tugende twitonze kuri uyu murongo. Kwizera guhesha ubugingo kuba guteye gute, gukora gute kugira ngo gukunde kutugirira umumaro utugeza mu bugingo buhoraho. Yesu ubwe aratwibwiriye ngo ndababwira ukuri yuko ikintu kizagira icyo kibamarira ari uko ngenda, kuko nindamuka ntagiye umwuka wera atazaza. Nararenga hano ndagira ngo mbabwire ko kwizera atari ibintu tugomba kuba turebera ku bandi, ahubwo ari ibintu dukwiriye kuba dufite muri twebwe bikaduhesha umwifato w'uko dukwiriye kubaho, niyo haba hatari abandi bantu bo kudukocinga, bo kutubera abigisha, bo kutudisciplininga, bo kutubera abayobozi, bo kutubera abungeri n'abashumba. Umwami Yesu nk'umwungeri mukuru nawe yararebye aravuga ngo ikizagira icyo kibamarira. Ninde mwigisha suruta Kristo? Ninde mushumba se? Ninde se mwungeri? Ninde mu mwepiskopi? Ninde bishop? Ninde uri hejuru ya Kristo? Ntawe uhari. Ariko noneho reba nawe aravuze ngo ikizagira icyo kibamarira nuko ntandukana namwe mu buryo bw'umubiri, kuko kubana n'umuntu mu buryo bw'umubiri niyo yaba ari Kristo ubwe nta kintu byari kubafasha keretse habonetse undi mufasha. Noneho umufasha Yesu amusobanura neza, aravuga ngo uwo mufasha naza, dore icyo azakora. Icya mbere azatsinda abantu bari mu isi. Noneho narangiza abemeze. Naho ngaho ndimo nshaka kwinjira kuri icyo kintu cyitwa kwemezwa, conviction, guhamirizwa. Yesu aravuga ngo uwo nguwo naza, hari ibyo mbabwira nibyo koko ngenda yababwira nkabisubiramo, nkongera nkabisubiramo, rimwe mbibabwira mu migani, ibindi muranabizi ko ari njye mwigisha mukuru, ibindi murabizi ko ari njye mushumba mukuru, ubundi muranabizi ko ari njye so, ubundi murabizi ko ababwira byinshi. Ariko avuga ati nubwo bimeze bityo, nkaba ndi umwigisha mukuru, nkaba ndi sobuja, nkaba ndi umushumba mukuru, nkaba ndi nyirinama, nubwo bimeze bityo ikizagira icyo kibamarira nuko ntandukana namwe. Kubera ko ngibyo mbabwira uyu munsi ntabwo ndi ubibemeze, ariko inyuma yanjye ningenda hazaza undi uzakora ku mitima, abahe conviction, abemeze ibyo mwabwiwe ko ari iby'ukuri ku byerekeranye n'icyaha. Naza azatsinda ab'isi, abemeza iby'ibyaha, azabaha conviction, azabemeza ukuri ku ngingo y'icyaha. Ndagira ngo tugendane abakundwa. Azabemeza ukuri ku ngingo y'icyaha, akomeze abemeza ukuri ku ngingo yo gukiranuka, narangiza anabemeza ukuri ku ngingo y'amateka. Ndagira ngo tugendane twitonze. Turi ku bintu bitatu. Kwizera kuduhesha ubugingo kuba gukoze gute? Ese tuba twemejwe n'iki k'ibyo twumvise ari iby'ukuri koko? Ibyo twasomye, ibyo twabwiwe ari iby'ukuri koko? Ese twahamirizwa n'iki ko kwizera kugiye gukora? Cyangwa se ukaba guhari, hakaba hari impamvu zikubuza kugaragara, cyangwa ukaba nta guhari, cyangwa kukaba ari gukeya? Naho hantu turimo tuvuga ku kwizera guhesha ubugingo. Imana yacu tugide neza. Ndagaruka gato nimbabwira ngo n'umwami Yesu ubwe yabonye ko kubana natwe mu buryo bw'umubiri ntihazagira umuntu ukwirariraho ngo wumve ko adahari, byatuma utabasha gukomeza, byatuma utabasha kwizera, byatuma ucogora, byatuma ucika intege. Niba ari gutyo ubitekereza uvuge ngo nubatse nabi, njyewe nubatse nabi. Ukuntu mbyubatse siko bimeze, kuko umwuka wera ampamiriza, anyemeza. Ibyanditswe byarabinyemeza ko na Kristo ubwe niyo twaba turi kumwe nta kintu byamfasha, ahubwo ibyagira icyo bimfasha rukagenda tugatandukana mu buryo bw'umubiri nkabana n'umwuka wera, kuko niwe umpa conviction
conviction, niwe umpa kwemera ukuri ku ngingo y'icyaha, nkamenya uburyo icyaha ari kibi, nkamenya uburyo ibihembo by'ibyaha ari urupfu, nkamenya uburyo icyaha cyonona ubuzima n'ubugingo by'umuntu, nkamenya uburyo icyaha gishwanyaguza, cyonona, gisenya, gikica ubumwe bw'umuntu n'Imana, nkamenya uburyo ingaruka y'icyaha irusha ibintu byose gusharira. Ibyo bikampesha kwizera Kristo, kuko Bibiliya ikomeza kuri umurongo w'8 ivuga ngo iby'icyaha ngo kuko batanyizeye. Umwuka Wera akwemeza ibyerekeranye n'ingingo y'icyaha ngo kubera ko abantu batizeye. Ntago wamenya umumaro wa Kristo hatarabaho conviction yo kwemera ingaruka z'icyaha. Ndagira ngo tugendane. Ntago habaho kwizera Kristo hatarabaho kwemezwa iby'ibyaha. Ntabwo habaho kwemera Kristo ku ngingo yerekeranye no gukiranuka. Aravuga ngo ntabwo habaho kwemera Kristo igihe cyose ntabwo habaho kwemera ibyo gukiranuka cyangwa se kwemera ko Kristo ajya kwa Data igihe hatarabaho kwemezwa ingingo yo gukiranuka, ingingo yo kwera, ingingo yo gutsindishirizwa, justification, purification, sanctification. Ayo ni amagambo akoreshwa mu zindi ndimi akagira ibisobanuro, nubwo twe dukunda kubyita kwezwa no gutsindishirizwa, ariko nyamara mu zindi ndimi byumvikana neza kuruta twebwe. Uko gukiranuka, uko gutsindishirizwa ku byaha, uko kwezwa, ibyo ni ibintu bigenda bikatuzanira n'ubundi kugenda turimo dusanga Kristo, ariko tubihawe no kwizera. Uko kwizera rero niko kwemezwa. Kuko kwizera ni ukwemera, ni ukumenya udashidikanya. Imana itugirire neza. Noneho Yesu asobanura neza ko tutabasha guhamya, tutabasha kumwizera hatabayeho kwemezwa. Ntabwo twamukenera hatabayeho kwemezwa amateka, ntabwo twamukenera hatabayeho kwemezwa ibyo gukiranuka, hatabayeho kwemezwa iby'ibyaha. Bisaba ko uwo Mwuka Wera aza akagenda akomanga imitima yacu, tukagenda twemera by'ukuri ko burya ibyerekeranye n'ingingo y'ibyaha ari ukuri, ibyerekeranye no gukiranuka ari ukuri, ibyerekeranye n'amateka ari ukuri, bigatuma tubasha kubona centre ya Kristo mu buzima bwacu, tubasha kubona umwanya wa Kristo mu buzima bwacu. Iyo tubonye umwanya wa Kristo mu buzima bwacu, Bibiliya yatubwiye ngo ndababwiza ukuri, ni ukuri, umuntu wizera Yesu, umuntu wizera umwana w'intama, umuntu unyizera Kristo niwe ufite ubugingo buhoraho. Ntucikwe n'agace kacu gakurikiraho. Uwiteka aguhire. Turakomeza. Inshuti bakundwa, turakomeje. Twari turimo tuvuga ku ngingo yo kwizera, uburyo kubana na Kristo mu buryo bw'umwuka biruta kubana nawe mu buryo bw'umubiri, kugira ngo hatazagira ugushuka, hatazagira ukuriganya, kugira ngo hatazagira ukuyobya, kugira ngo hatazagira uwo wishingikirizaho ngo hari wumve ko utamufite, uramutse ubaye utamufite no kugenda mu nzira y'Imana hari byakugora. Ariko siko biri, ahubwo birukundi rwose. Niyo waba nta muntu ufite physically mu buryo bw'umubiri mugendana, nta ugaragara uhari, ko bihagije kuba Kristo ari kumwe nawe mu buryo bw'umwuka. Kuko kuba kumwe nawe mu buryo bw'umwuka ni umwuka we uba muri twebwe. Uwo mwuka we rero uba muri twebwe nawe ubwihamirije ko naramuka atajya akagoma natwe mu buryo bw'umubiri, tuzakomeza kumugana, ntacyo tuzamenya, ntacyo tuzageraho. Tuzumva ariko ntituzemezwa, ntabwo tuzizera. Ibyo rero ni intandaro n'ubundi yatumaga aba kumwe nabo, ariko n'ubundi ugasanga kwizera kwabo ntabwo hari. Kwizera kwabo ntabwo hari, ubundi ugasanga ni gukeya, ubundi ugasanga hari impamvu zituma kudakora. Naho hantu twinjiriye turimo tugana mu cyo cyatambutse, turimo tuvuga ngo ni ibiki bituma kwizera kwacu kwaduhesha ubugingo. Mbese ni ibiki byatuma kwizera kwacu kudashaka gukora mu gihe cy'amakuba, mu gihe cy'umuraba? Rimwe Yesu akaba yavuga ko kudahari, ubundi akaba yavuga ko ari gukeya, ubundi akaba yavuga ko hari ibikubuza gukora. Naho hantu twinjiriye, kandi kwizera kuduhesha ubugingo kugomba kuba gukora mu gihe cy'amakuba, kugomba kuba kugaragara mu gihe cyose, kugomba kuba bekane kubisubiramo cyane. Kwizera guhesha ubugingo niho hantu turi. Imana itugide neza. Noneho turimo tuvuga ngo mbese
uku kwizera tuvuga ko dufite twakwemezwa n'iki? Twakwemezwa n'umwuka wera. Yego, uwo mwuka naza azatsinda ab'isi, nibyo, abemeze ingingo y'icyaha, abemeza ukuri ku byerekeranye n'icyaha, abemeza ukuri ku byerekeranye no gukiranuka, abemeza ukuri ku byerekeranye n'amateka. Ibyo bintu bimaze kwemezwa muri twebwe, bituma twigira imbere, tukigira imbere, tukabasha kwemerera uku kwizera gukora. Ariko tutaragera aho ngaho cyane, ndagira ngo none twongere duhambure ku byo twavuzeho ku ngingo y'uko umwami wacu Yesu yaduhamirije ko natatandukana natwe, natatuva imbere, aho nidukomeza kumurebesha amaso y'umubiri, atubwira ati nta kintu bizatumarira. Nidukomeza kumurebesha amaso y'umubiri, nta kintu bizatumarira. Mu yindi mvugo, ntabwo tuzigera tugira conviction, ntabwo tuzemeza imitima, ntabwo tuzemera dukomeje ko ibyo twabwiwe ari iby'ukuri koko. Mu buzima bw'abigishwa niko byabagendekeye uhereye kwa mbere ukageza kwa nyuma. Bose bari bafite ikibazo kuri iyi ngingo. Kwizera kwabo rimwe kwari guke, irindi nta kwari guhari, irindi n'abari bagufite niko babashaga guseruka cyangwa se kugaragara ngo kujye aho kubasha kugira umumaro, kuboneke, kugira icyo kumara, kugira icyo gukora. Imana itugirire neza. Kuri Petero wari ufite kwizera navuga guke, igihe Yesu yamuvugaga ngo ngwino, ari kugenda hejuru y'amazi, yarahagurutse atera intambwe ya mbere, atera iya kabiri, ariko arangije ahindukiye arebye ku muraba, ako kanya ararigita kubera ko yashidikanyije. Umwami Yesu aramubwira ngo kubera icyo washidikanyije? Ku bandi ho, ubwo Petero niwe wari wagerageje, ku bandi ho nta n'uwari guhangara kuvuga ngo niba ari wowe mbwira nzi, ubwo abandi bari inyuma. Ku bandi bo hari aho Yesu yababwiye ko kwizera kwabo kugomba gufatanya no gusenga kugira ngo guhore kuri active, guhore kuri gucanye, gukora ari kuzima. Ubwo bajyaga kwirukana wa mwana wari umaze iminsi arwaye igicuri kimutigisa kigira gute, hanyuma igihe bajyaga kugerageza kumusengera ntibyakunda, Yesu aje, se abarega kuri sebuja, arabwira ati nagerageje kubabwira ngo birukane ariko ntibabibasha. Yesu abanza kumucyaha, amukosora ko ikibazo kitari bo, ahubwo ikibazo ari we, ari abantu b'iki gihe biyobagiza, amugaya kutizera. Hanyuma ariko yeranye n'abigishwa nabo barega uruhande rwabo, arabwira ngo uriya ngo ntakurwaho n'ikindi muketse kwiriza ubusa no gusenga. Muri version yindi muri aho ngaho hari hamwe muri Luka, ariko muri Matayo ho yasobanuye ko uretse no kwiriza ubusa no gusenga, arabwira ngo kwizera kwanyu ni gukeya. Musabye mudashidikanya, musabye mwemera, musabye hariho conviction, muhamya mudashidikanya, mudatezuka, burya hari ibyakoreka, burya imisozi yakurwaho, burya ibibazo byahindura umurongo, burya imitima y'abami ba mu ntoki z'Imana, burya ibintu byahinduka igihe hariho kwemera tudashidikanya ko ibintu ari by'ukuri koko. Ariko kuri iyi ngingo yerekeranye no kwizera guhesha ubugingo, ndagira ngo twibande cyane ku kwemezwa ariko bidashingiye ku byo tubonesha amaso, bidashingiye kuri Yesu turebesha amaso, ahubwo bishingiye kuri Yesu tubonesha amaso y'imitima. Hano muri kino gice Yesu yari yasobanuye ko namara kugenda azabiyereka ariko ntiyereka ab'isi. Nibwo bamubazaga ngo ubwo se bigiye kugenda bite ubwo ugiye kutwiyereka ariko ab'isi ntubiyereke? Yesu arababwira ati ibyo bintu mwibaza rero n'undi bizasobanuka igihe umwuka wera azabazaho, ko nibwo muzahera ko mukamenya ko nicaranye namwe. Imana itugirire neza. Muzamenya ko ndi muri mwe, namwe mukaba muri nge nk'uko data naba muri ngewe. Imana itugirire neza. Ntinjiye hano cyane, ndagira ngo mbabwire ku ngingo y'uko kwizera kutabasha kugira umumaro igihe amaso yawe akomeza kureba iboneka. Kwizera kwawe ntabwo gushobora gukora igihe amaso yawe areba kubiboneka gusa. Kwizera kwawe ntigushobora gukura igihe utakwemerera ngo gukore niyo kwaba ari gukeya. Ufite kwizera ko Imana yagukiza urutoki rwawe rwavuyemo rwacitseho agasebe,
uko kwizera nutagukoresha ko Yesu yakiza agasebe, nta nubwo uzagira kwizera guhagurutse ikirema. Kwizera kwawe kutakwemeza ko Yesu yagukemurira akabazo gatoya, nutagukoresha, nutamwemera, nutamwemplika, nutamwemera ngo yinjire mu kibazo cyawe gitoya, nta nubwo uzigera wemera ko azakemura ikibazo kinini. Kwizera kwawe nutakwemerera kuri Yesu ukiza ibicurane, ntabwo uzakwemerera kuri Yesu uzura abapfuye bamaze imyaka 1000. Turi kwizera guhesha ubugingo. Kwizera kwacu mbere kwizera gutoya, iyo ari gukeya bigenda bite? Ni ukuvuga ngo iyo kudakora ntigushobora gukura. Iyo uwo Yesu wemera, kuko bitangirana no kwemezwa ko ari iby'ukuri, iby'icyaha, ibyo gukiranuka, iby'amateka. Iyo byageze mu mateka niho ndi guhera cyane, kuko iby'icyaha byo umwuka wari yabikwemeje bituma utsindwa n'urubanza, akagenda ko kwihana katicuzwa, hanyuma hakaza kubaho kongera no guhindura umuntu wa kera akabaho umuntu mushyashya. Ibyo byose ndi bisemo ko twabivuze ku rufatiro rw'inyubako y'agakiza. Usubiye inyuma kuri chaîne yacu y'inyubako y'agakiza, ubyanditse gutyo, hariho video zigenda zikurikirana n'ama playlist ushobora kubona ukabona ibyigisho byacu uko bigenda bikurikirana ku nyubako. Ubu ngubu turi ku gisenge cyayo turimo turagisoza. Ku mateka utizera, utemeza, niba umwuka wera yarakwemeje akubwiye gukura amaso ku byo ubona, kubifatika, ko ibyo tubona hari ukuntu umuntu asanzwe akira igihe yarwaye, hari ukuntu umuntu asanzwe abona amafaranga igihe yakeneye, hari ukuntu umuntu asanzwe yiyunga n'umuntu igihe bashwanye, hari ukuntu umuntu asanzwe abana n'abandi, hari ukuntu umuntu asanzwe donc muri buri kibazo cy'ubuzima, muri buri case y'ubuzima, muri buri challenge, muri buri ngorane uhura nayo, hari uburyo babusanzwe ibintu bikemuka. Ibyo ni uburyo busanzwe tubona. Ni Yesu uri kumwe natwe mu buryo bw'umubiri, tumubwira ati bashonje agatubura imitsima, tumubwira uti barwaye agakoraho, tumubwira uti bahumye agakora ku maso. Urumva Yesu ugaragara. Yesu ni physical. Igihe tugumanye nawe, kwizera kwacu ni kubasha gukora. Njya numva abantu kumva barashima Imana, Yesu yanyishije, yakoresheje abaganga agize gute, ukumva nyine ni Yesu ni physical. Uwo Yesu waje agafasha muganga, Yesu waje akaguha ubwenge ugakora ikintu, uwo Yesu uri physical wanyuze kure kugira ngo yaplike. Uwo Yesu nugumana nawe, kwizera kwawe ntigushobora gukura, nta kintu byakumarira, kuko bikubuza kubona Yesu bana nawe mu buryo bw'umwuka. Yesu ukora nta kindi kintu gihari. Nuwo ngundi mucaho kubwira. Kwizera kwawe ibyo wemejwe ko yakora hatagize intervention, hatagize ikitambikamo hagati, nutabyemerera ngo bikore, ngo utera agatambwe ugende hejuru y'inyanja nka Petero, uwa mbere urigite n'ubwa kabiri urigite, ntago byazashobora gushaka gukoresha kwizera kwawe kuzura tabita. Ndi kuri Petero. Igihe cyose kwizera kwawe gutoya kutakoze, ntago ushobora gukura. Icyo ngicyo ndagira ngo kirumvikanye neza. Noneho kwizera kwawe gushobora kuba ari ntako igihe wumva nta ucugusa ukumva ntago uhari. Igihe ucugusa ukumva uko kwizera ntago uhari pe, ukumva na gake karimo, icyo gihe ndakwinginga muhendahenda kugira ngo winginge umwami Yesu, umwami, kuko waravuga ngo iyo kunahari kukaba ari na guto byibura, kubwira umusozi ngo nukurwa hawo gatabwa mu nyanja. Iyo guhari nabwo hari icyo, niyo kaba ari guto hari icyo gukora. Mbanje kubabwira gukura kwako, noneho ndi kubabwira iyo kudahari nta kindi kintu umuntu yagukora keretse kubwira umwami Yesu, nawe ukinginga umwami Yesu kugira ngo akore ku maso. Simvuga ko utareba, ndavuga ko ukeneye guhumurwa bwa kabiri kugira ngo amaso yawe abashe kureba ku bitaboneka. Icyo twakivuzeho, impamo y'ibitaboneka. Iyo kudahari, iyo wumva kudahari, winginga umwami Yesu, utangira usaba, uhendahenda, winginga uwo utareba, uwo wambaza utabona, ukamwinginga kugira ngo akore, ahwejeshe amaso y'umutima wawe, ubashe kumenya ibyo wiringizwa n'Imana y'ibitaboneka. Ingingo ya gatatu, igihe kwizera kwawe wumva guhari ariko ukabona imbogamizi zituma kudakora. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane gihari cyane ku bantu bitwa ko bizera. Igihe wumva kwizera kwawe ukumva byashoboka, ukumva byakwemera, ukumva byakunda kuba icyarimwe gishya, ukumva byakunda kukiranuka, ukumva byakunda ko Yesu agira icyo akora mu buzima bwawe, ukumva yakora ntacyo yifashishije, ukumva Yesu utagaragara abasha gukorera mu buzima bwawe, Yesu w'ibitaboneka, Yesu ugira icyarimo akagikomeza bitamusabye kuba umurebesha amaso, ukumva ibyo bintu byakwemera, ukumva birahari, ariko wajya kubishaka mu buzima bwawe ukabibura. Iyo ni indi case.
kwizera kwawe kurahagana utabasha kukwerekana, icyo gihe hari impamvu ziba zibitera. Icya mbere ni umwuka w'ubwoba, gutinya kwinjira, ni ugutinya kuva mu bwato uri mu nyanja hagati, kuko ubona ko inyanja iri buze kuza kukumira, cyangwa se uri buze kuza kurengerwa, cyangwa se uri buze kurohama. Icya mbere kibitera ni ubwoba butuma uterekana kwizera kwawe, icyo bita culpabilité mu gifaransa, cyangwa se complexe d'infériorité, cyangwa se esprit d'intimidation. Byose biraza bikatugeza ku cyo twita ubwoba mu kintu kibumbiye hamwe, ariko ari uwo mwuka wo kuduca intege, wo kutubwira ati bitemeye, bitabaye, ubwo se ubikoze ntibikunde, ubwo se ubikoze ntibyemere, abantu bakuvuga iki, bakubona bate, bagutekereza iki, byavugwa hehe, byagira gute. Ibyo bintu ugasanga ni ibintu bituma kwizera kwawe utakwemerera ngo gukore, kandi nabwo iyo utakwemerera ngo gukore wigumira muri uwo mwuka. Ariko byanditswe byera bitubwira Paramani cya Timoteyo, aramubwira ngo kuko tutahawe umwuka w'ubwoba udusubiza mu bubata. Ni ukuvuga ngo uwo mwuka w'ubwoba, uwo mwuka wo gutinya uko byatekerezwa, uko byagaragara, uko byavugwa, uko byaboneka, uraza ukadusubiza mu bubata. Mu bubata bw'iki? Bwo kuba dufite ikintu tutabasha kwerekana. Ariko Yesu atubwira neza ko iyo twashyize amaso kuri we utaboneka, bibasha kugira icyo bitumarira, kandi ayo maso tuyahanga kuri Kristo mu buryo bw'umwuka, igihe twemejwe mu mitima yacu ko ibyo twumvise ari iby'ukuri koko, niba ari amateka ku byo gukiranuka ngo tumenye ingaruka yabyo, ku by'icyaha nabyo tukamenya ibyo ari byo. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Ndagira ngo rero dusoze igice cyacu cy'inyubako y'agakiza cyitwa kwizera, ari igisenge cyacu. Umumaro wo kwizera ni mugari, ku rugero rutuma kwizera ariko kweza imitima yacu. Twabivuze mu gukiranuka, iyo tumaze kwemezwa iby'icyaha, tukamara kwemezwa ibyo gukiranuka ko Kristo ajya kwa Data, tukamenya iby'amateka ko n'umutware w'ab'iy'isi nawe ubwe aciriwe w'iteka. Iyo tumaze kwemezwa ibyo bintu, bibasha guhindura ubuzima bwacu radikaloma mu buryo bugaragarira amaso ya bose, kuko kwizera gufite ubushobozi bwo kweza imitima. Iyo kwahageze ntabwo kuyumanganya, twabivuze ku mahitamo yo kwizera. Iyo kwahageze ntabwo kwiyumanganya, kwizera kuduhata gukora. Iyo kwahageze ntikwiyumanganya, kutuzanira kwezwa. Uku kwizera iyo kwamaze kuhagera, kuturinda gushakira ibisubizo kure, kandi biba muri twebwe, bibana natwe. Uku kwizera iyo kwahageze biturinda imvune, biturinda gufata ibyemezo dukurikije ibyo tubona, tugafata ibyemezo dukurikije iby'ukuri, kandi iby'ukuri ni ibitaboneka, kuko ari iby'iteka ryose, naho iboneka byo ni iby'igihe gitoya. Turagushimira mukundwa, wabanye natwe mu gice cy'inyubako y'agakiza, kandi niba utarabanye natwe mu gice cy'inyubako y'agakiza cyitwa gusakara, ukaba warabanye mu bindi, natwe turagushimira, kandi turakoreka kugira ngo usubire inyuma wongere urebe n'ibindi. Turimo turakwinginga, twifuza kugira uku kwizera, kuko kwizera iyo gusakariye umuntu naho imvura yagwa, kuko isi ntabwo isakaye, naho imvura yagwa, naho umuyaga wahuha, naho imfatiro z'ikuzimu zanyeganyega, umva uko byamera kose, iyo bize bisanga uzitiwe, bisanga ukingiwe, kuko nta mvura ushaka kunyagira igihe cyose uba mu nzu isakaye. Iyo hari ukwizera no kwihangana bya Kristo bihari, uko byamera kose, uko abandi bakemura ibibazo si kubikemura, uko abandi babona ibintu si kubibona, uko abandi bumva ibintu si kubyumva, kubera ko wowe ureba ku bitaboneka, ureba ubushake bw'Imana itaboneka, kandi uko kutaboneka kwayo niko kuguhesha kugira ubugingo buzima, ubuzima bwa nyabwo, kubera ko ibiboneka byose ari igihe gitoya, ariko ibitaboneka bikaba by'iteka ryose. Turagushimira ko wemeye kubana natwe, turakwinginga kugira ngo video zacu kuzibonye ukabona ari z'umumaro, ujye uzisangiza n'abandi, kugira ngo tujye imbere hamwe mu by'inzira y'Imana twese, kandi tugerweho n'ubutumwa bwiza bw'ubwami uko bukwiriye kubuhamya bwo guhamiriza amahanga, kugira ngo Kristo umwami wacu agaruke akatubwira ko azavuga. Reka dusengane rero, turekera aho ngaho. Tuzakomeza tuganira ku ngingo yerekeranye n'urukundo rw'Imana rwabonekeye muri Kristo Yesu, arizo nzugi n'amadirishya by'inyubako y'agakiza. Iyo umuntu amaze gusakara, inyubako ntabwo ibirangiye, aba agomba gukinga kugira ngo ayibemo, kuko ntabwo aba mu nzu idakinze n'ubwo yabisakaye. Urwo rukundo rudahari, hari ikintu kiba kibera mu nyubako y'agakiza. Reka tugarukire aho ngaho. Uwiteka guhire. Turagushimiye Mwami Yesu ko dukunda, kandi kuko uduhaye umwanya wo kuganira.
turaguhendahenda kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo imitima yemezwe nawe, kuko uko kwemezwa niko kutuzanira kwezwa, uko kwezwa niko kutuzanira kubana nawe, kandi tukabana nawe tutitaye kubiboneka ahubwo tureba ku bitaboneka. Girira neza imitima yose yumva ibyo tuvuga kugira ngo Umwuka Wera ayemeze, kuko umuntu ntiyabasha kwemeza undi ariko Umwuka yabikora, umuntu ntiyabasha kugeza undi bwami ariko Umwuka yabikora. Bityo ndakwinginga kugira ngo kuboneka kwe kuduhe kujya imbere hamwe mu by'inzira yawe mu izina rya Yesu. Urakoze kudukunda, amen.